Nshuti mudukurikira kuri SRTGSNM TV, aka kanya reka tuvuge ku bijyanye n'imboga zimenyerewe, abantu bose barazizi, ariko ntabwo abantu bose bazi ko zifite imbaraga zo gukoreshwa nk'imiti. Benshi bazizi nk'imboga zo kurya, izo nta zindi ni imboga zitwa amashu. Amashu ni imboga zizwi ahantu hose, haba mu mijyi no mu cyaro. Ni imboga zishobora gutekwa, bakaziteka ku buryo bisanzwe, bakazitekana n'amafi, bakazitekana n'inyama, bakazitekana n'ibishyimbo, bakazitekana n'ikindi icyo ari cyo cyose bashatse, bikajyana kandi bikanaryoha. Ariko ibirenze ibyo ni uko zishobora gukoreshwa nk'umuti, nicyo ngiye kuvuga aha ngaha. Kandi ikindi nshaka kuvuga muri aka video kagufi ni uko ku bantu bagira amahirwe yo kubona uko bahinga imboga, bagerageje guhinga nibura amashu 2 cyangwa 3, byarushaho kuba byiza. Ku bantu bahinga mu bishanga, ku nkengero z'ibindi muhinze, ugerageza gushyiraho amashu, byarushaho kugira umumaro ukomeye. Gusa bisaba ko amashu igihe umuntu agiye kuyakoresha yakorera isuku ihagije, kuko hari udusimba dushobora kuza tukihishamo. Bityo niyo mpamvu dusaba ko igihe amashu ugiye kuyakoresha uyogesha amazi arimo umunyu, ndetse ishu ukarirambika mu mazi arimo umunyu rikamaramo nk'iminota 15, ukaryunyuguza neza, nyuma ukabona kuryoza mu mazi asanzwe. Ndetse byaba byiza ukarishyira no mu mazi arimo ifu y'amakara yunguruye, kugira ngo n'imiti yateweho nayo ishobore kuvamo. Hanyuma ryashu nibwo rishobora gukoreshwa ibintu bikurikira. Icyambere, rishobora gukoreshwa gukorwa mu mutobe wo kunywa, rikavura ibisebe byo mu gifu, ariko bikajya kuvura n'ibisebe byo mu mara. Ishu rishobora gukoreshwa mu kujya koza imyanda yo mu maraso. Ishu, umutobe w'amashu ushobora no gukoreshwa mu kujya kongera intungamubiri mu maraso, cyane cyane umunyu w'ubutare ndetse na vitamine A. Ishu rirakenewe cyane ku bantu bashobora kurikoresha bafite ibibazo byo kugira inflammation ku ruhu. Umuntu ufite amaraso atagenda neza, umuntu ufite ahantu hari kumubabaza imbere mu ruhu, ashobora gufata ishu akarisya cyangwa akarisekura, akarivanga n'ikirayi gisekuye cyangwa giseye, hanyuma agashyira ahantu hamubabaza. Ashobora ndetse no kuvangamo ubuki kugira ngo bishobore gufata. Ubuki bugatuma bifata, bigashobora gufasha kuvura inflammation. Urumva rero ko ishu rishobora gukoresha ibintu byinshi, haba imbere mu mubiri, haba n'inyuma ku ruhu. Murakoze cyane, nakagaruka tuzatugenda tubabwira byinshi byabafasha.